muraho neza urakaza neza kuri Soma Top Books. Tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame biba biri mu bitabo biri top byabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi tugiye kubasangiza ubumenyi buri mu gitabo cyiza cyane. Ni igitabo cyitwa How to Win Friends and Influence People, cyangwa ni gute nabona cyangwa nakwigarurira inshuti nkanahindura abantu, cyanditswe na Dale Carnegie. Iki gitabo ubushakashatsi bwagaragaje ko 90% by'abakire bari kuri iyi si bagisomye kandi bagisoma ku buryo buhoraho. Urumva ko ari igitabo cyiza nge nawe tugomba kumenya ibikirimo. Ese ujya wibaza ni gute nabona cyangwa nagira inshuti nyinshi kandi z'ukuri? Ni gute natuma abantu bumva ibyo mbabwira ndetse bakanabikurikiza? Ni gute nabwira umuntu amakosa ye akayakira yishimye kandi agahinduka atarakaye cyangwa ngo agire umutima wo kwigomeka? Iki gitabo cyuzemo amasomo menshi kandi meza yagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyane cyane niba ufite aho uhurira n'abantu cyangwa niba ibyo ukora biguhuza n'abantu. Gusa nk'ubwije ukuri nuko niba utanafite aho uhurira n'abantu, ubumenyi buri muri iki gitabo nawe urabukeneye. Uyu munsi tugiye kwiga amasomo ari mu gice cya mbere cyangwa pariti ya mbere y'igitabo How to Win Friends and Influence People. Ni pariti ifite umutwe ugira uti uburyo cyangwa tekinike z'ibanze zo gutwaramo abantu, cyangwa Fundamental Techniques of Handling People mu rurimi rw'icyongereza. Iki gice kirimo amayeri akomeye yo gufatamo abantu byanga bikunda ugomba kumenya niba ushaka kubana neza n'abantu kandi ukabona icyo ubashakaho. Reka dutangire. Isomo rya mbere riragira riti ugomba kwirinda kunenga cyangwa kujora. Icyo ni icya mbere. Ugomba kwirinda kugira uciraho iteka, kandi ugomba kwirinda kwitotomba cyangwa kwijujuta. Ese wari uzi ko kunenga cyangwa gukritika umuntu bidatuma ahinduka ngo areke ibibi cyangwa ingeso mbi yari arimo akora? Burya ngo niyo abiretse biba ari iby'igihe gito, nyuma arongera akabisubiramo. Gukritika cyangwa kunegura umuntu ni bibi cyane kandi ni no gukora ubusa cyangwa ni ukwiruhiriza ubusa. Icyo bizana ni ukwigomeka, uburakari ndetse no gushaka kwihagararaho. Niba ushaka gutwara neza abantu, ugomba kwirinda kunegura abantu cyangwa kubajora, kuko kenshi ntibaba bazi ko ibyo bakoze ari amakosa. Burya 99% by'abantu bakora ibyaha baba bumva ari abera, bumva ko nta kibi baba bakoze, ari nayo mpamvu kenshi na kenshi bihagararaho bakidefana. Muri iki gitabo Carnegie atanga ingero nyinshi z'abantu bakatiwe igihano cy'urupfu kubera ibyaha bikomeye babaga bakoze, ariko bakarinda bagera ku munota wa nyuma nta n'umwe uremera icyaha yakoze cyangwa amakosa yakoze. Ugasanga benshi barimo baravuga bati ibyo twakoze twabikoze ku nyungu za benshi, cyangwa twarimo twidefanda, twarimo twirinda, bityo ko turabere. Ugomba kumenya ko ikiremwa muntu kiyoborwa cyane n'amarangamutima ndetse no gushaka icyubahiro. Mbere yo kujora umuntu cyangwa ugaciraho iteka umuntu, ni byiza ko ubanza kwitonda, ugatekereza, yewe ugatekereza cyane, ukishyira mu mwanya w'uwo muntu, ukareba ikimutera gukora cyangwa kwitwara uko yitwaye. Isomo rya kabiri riragira riti ugomba kumenya gushimira by'ukuri kandi ubikuye ku mutima. Muri iki gitabo haranditse ngo kugira ngo umuntu agire icyo agukorera icyo ari cyo cyose ni ukubanza kumuha icyo ashaka. Ese icyo kintu aba ashaka ni iki? Abantu benshi bumva ko kuko umuntu yabonye ibyo kurya, aho kuba, imyambaro, imibonano mpuzabitsina se, ko ibyo biba bihagije. Bakibagirwa cyangwa bakirengagiza ikintu cy'ingenzi, aricyo kwifuza kumenyekana ndetse no kuba uw'agaciro cyangwa uw'ingenzi. Iki nicyo cyifuzo abantu benshi hafi ya bose batuye isi baba bafite mu byo bakora byose. Umukene n'umukire bose baba bifuza kumenyekana ndetse no gufatwa nk'abantu b'agaciro. Uburyo bwonyine bwo gutuma umuntu yumva ko ari uw'agaciro cyangwa ari uw'ingenzi ni ukumushimira no kumwankuhaja. Mbese nawe reba uko wiyumva iyo umuntu akubwiye ngo uri gukora ibintu byiza, komerezaho. Wumva ko ufite agaciro ndetse ukarushaho no gukunda uwo muntu. So we wenyine n'abandi bose nuko bateye. Shimira abantu by'ukuri bitarimo uburyarya, batera imbaraga mu byo bakora, nta kabuza bazakwishimira, bityo ibyo ubashakaho nawe ubibone bitakugoye. Isomo rya gatatu riravuga ngo kangura ubushake mu wundi muntu cyangwa tumagira inyota yo gushaka gukora icyo ushaka.
iri somo ni ingenzi cyane. Ugomba kumenya ko nk'uko igihe cyose uba wihugiyeho ushishikajwe n'ibyo ushaka gusa, n'abandi bose niko biba bimeze. Ntawe uba witaye ku byawe, nta n'uba witaye ku by'undi wese yifuza cyangwa ashaka. Rero niba ushaka guhindura abantu, ugomba kubwira abantu ibyo bashaka ndetse ukanabereka uburyo bagomba kubigeraho. Ibi ukabikorana umutima w'ukuri, bitarimo uburyarya cyangwa ibyo bita manipulation. Muri iki gitabo Carnegie avuga amagambo yavuzwe na Henry Ford, ariyo agira ati: dore ibanga ryo gutsinda, ugomba kwishyira mu mwanya w'undi muntu, noneho ugatekereza nkawe ndetse nkawe icyarimwe. Urugero, niba umuntu ashaka serivisi runaka akaba ari wowe uyitanga, banza wishyire mu mwanya we, utekereze nkaho ari wowe ushaka iyo serivisi, kandi nanone ntiwibagirwe ko ari wowe uyitanga. Aya niyo masomo ari mu gice cya mbere cy'igitabo How to Win Friends and Influence People, cyanditswe na Dale Carnegie. Twabonye ko bumwe mu buryo bwo gutwaramo abantu ari uko ugomba kwirinda kujora abandi, guciraho iteka abandi ndetse no kwitotomba. Ugomba kumenya gushimira by'ukuri kandi ubikuye ku mutima. Ikindi, ukamenya ko abantu bose baba bashaka kumenyekana kandi kuba b'ingenzi. Ubutaha tuzakomeza n'igice cya kabiri cy'iki gitabo, aricyo kivuga ku buryo butandatu wakoresha abantu bakagukunda kandi bakakwiyumvamo. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Soma Top Books. Turabakunda cyane, naho utaha. Imana ikomeze ibarinde. Urakaza neza kuri Soma Top Books. Tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame biba biri mu bitabo biri top, byabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Ubushize twabasangije igice cya mbere cy'igitabo How to Win Friends and Influence People, cyangwa ni gute nabona cyangwa nakwigarurira inshuti nkanahindura abantu, cyanditswe na Dale Carnegie. Uyu munsi tugiye gukomeza n'igice cya kabiri, aho tureba amasomo atandatu yatuma abantu barushaho kugukunda no kukwiyumvamo. Mbere yuko dutangira, ndagira ngo nkusabe amasegonda 3 ukore subscribe kuri Soma Top Books. Kora subscribe kuri Soma Top Books kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu uko tuzipostinze. Urakoze cyane, uhabwe umugisha. Ihame rya mbere riri muri iki gice riragira riti: jya ushishikazwa by'ukuri n'abandi bantu, cyangwa be genuinely interested in other people mu Cyongereza. Niba ushaka kubona inshuti nyinshi cyane, ugomba guhora ushishikajwe no gufasha abandi. Ugomba kwemera kwigomwa umwanya, imbaraga ndetse rimwe na rimwe ukigomwa amafaranga cyangwa ibintu bifatika kubw'abandi bantu. Igihe cyose ukora ushaka ko abandi bakureba, bakwitaho cyangwa bashishikazwa nawe, amahirwe yo kubona inshuti z'ukuri aba ari hasi cyane. Ugomba kumenya ko abantu bashishikazwa no gukorana n'umuntu wagaragaje ko ashishikajwe no gukorana nabo. Ihame rya kabiri ni ukumwenyura cyangwa smile. Abantu benshi bavuga ko kumwenyura ari inzira y'ubusamo iri hagati y'abantu babiri. Abandi bavuga ko kumwenyura ari urufunguzo rufungura ingufuri zifunze imitima y'abantu. Guseka ni ikimenyetso cy'ibyishimo ndetse n'amahoro. Ugomba kumenya ko nta muntu wishimira kuba hafi y'umuntu ukambije agahanga cyangwa utishimye. Igihe cyose uhuye n'abantu, jya umwenyura, jya ugerageza umwenyure kandi ubikore by'ukuri, kuko bitanga imbaraga z'umucyo mu mitima y'abandi, bityo abantu bakishimira kuba iruhande rwawe. Ihame rya gatatu riravuga ngo ugomba gukora uko ushoboye ukibuka izina ry'umuntu. Reka nkubwire ukuri utagomba kwirengagiza na rimwe mu buzima. Abantu benshi bishimira kumva izina ryabo rivugwa, kandi umuntu wese akunda izina rye kurusha andi mazina yose abaho. Bityo ntugomba kwibagirwa izina ry'umuntu. Gerageza ufate izina ry'umuntu mu mutwe, umenye neza uko rivugwa, niba rigoye yewe unaryandika ahantu kugira ngo utaryibagirwa. Ugomba kumenya ko abantu bumva bagize agaciro igihe cyose bumvisha umuntu uvuga neza izina ryabo kandi urizi mu mutwe. Reka nguhe umukoro. Niba ushaka ko abantu bagukunda kandi bakwiyumvamo, gerageza igihe cyose uganira nabo ujye ugaragaza ko uzi amazina yabo. Ihame rya kane riravuga ngo umuntu uzi gutega amatwi kandi ushishikariza abandi kuvuga ibiberekeyeho. Niba ushaka ko abantu bakwanga, bakaguhunga, bakakunegura kandi bakanagusuzugura, biroroshye cyane. Igihe cyose uganira nabo, vuga ibikwerekeyeho gusa. Ubace mu ijambo nibatangira kuvuga, wange gutuza ngo wumve ibyo bavuga. Ibyo byonyine bizatuma abantu bagucikaho bakujye kure. Mu gitabo haranditse ngo umuntu uzi kuganira ni umuntu uzi gutega abandi amatwi.
gutega amatwi bicubya uburakari bw'uwari urakaye. Gutega amatwi bituma umuntu yumva agize agaciro. Gutega amatwi bituma intonganya no kwijujuta bishira. Ugomba kumenya ko abantu igihe cyose baba bihugiyeho kandi bashishikajwe n'inyungu zabo, bityo nawe ugomba kubereka ko ushishikajwe n'ibyabo. Ibi ukabikora nta buryarya. Ihame rya 5 riravuga ngo vuga ukurikije inyungu z'undi muntu. Abantu bose bakunda kuvuga ibyabo, kuvuga ibiberekeyeho, kuvuga ibigwi byabo, ibyo bakoze by'agatangaza n'ibindi byinshi. Kenshi umuntu ukundwa n'abantu n'umwe ubasha kumenya ibyo abandi bakunda, yarangiza akabibaganirizaho. Kugira ngo umenye ibishimisha umuntu cyangwa icyo ashishikariye kimuraje ishinga, icyo ugomba gukora ni ugutuza ugatega umuntu amatwi, ukumva neza witonze mu gihe arimo avuga. Byanga bikunda umenya icyo uwo muntu ashishikariye cyangwa icyo uwo muntu ashaka kandi akeneye. Isomo rya 6 riravuga ngo kora uko ushoboye undi muntu yumve ko ari uw'agaciro kandi ubikore ubikuye ku mutima. Aya masomo yose tubabwiye hano yose asaba ko ubikora ubikuye ku mutima. Utabikoze bikuvuye ku mutima, byanga bikunda bigaragara nk'uburyarya kandi ingaruka bigira ni ingaruka mbi cyane. Hari itegeko ry'ingenzi rigenga imyitwarire y'umuntu ugomba kumenya. Iryo tegeko riravuga ngo ugomba buri gihe gutuma undi muntu yumva ko ari uw'ingenzi cyangwa uw'agaciro. Igihe cyose uganira n'abantu, kuri yo bwabaga ubereka uburyo ari ab'agaciro kandi ari ab'ingenzi, ari abantu bo kwifuzwa kandi ari abantu bafite umumaro mu bandi. Igihe cyose vuga ibiberekeyeho, ibi bizatuma bagukunda kandi bakwiyumvemo. Mwakoze kubana na Soma Top Books. Aya niyo masomo tubonye ari mu gice cya 2 cy'igitabo How to Win Friends and Influence People. Kora subscribe na like kandi usangiza abandi iyi video. Naho ubutaha mu gice cya 3. Murakoze, Imana ikomeze ibane namwe. Murakaza neza nanone kuri Soma Top Books. Ubushize twaganiriye ku gice cya 2 cy'igitabo How to Win Friends and Influence People cyanditswe na Dale Carnegie. Ni igice kivuga ku bintu 6 ushobora gukora abantu bakagukunda kandi bakakwiyumvamo. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa tugiye kurebera hamwe igice cya 3 cy'iki gitabo, aricyo kivuga ku buryo wakoresha ugatuma abantu bumva ibyo utekereza kandi bakabikurikiza, cyangwa How to Win People to Your Way of Thinking mu rurimi rw'icyongereza. Reka nkwibutse gukora subscribe kuri Soma Top Books. Umuryango mugari wa Soma Top Books tubafasha gutera imbere buhoro buhoro kandi gahoro gahoro. Tubasangiza ubumenyi buri mu bitabo biri top bwabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Urakoze cyane kudushyigikira, uhabwe umugisha. Ihame rya mbere riragira riti uburyo bwonyine bwo gutsinda impaka cyangwa intonganya ni ukuzirinda. Iri ni isomo ugomba kumenya niba uzi ko ufite aho uhurira n'abantu. Ntushobora gutsinda impaka. Iyo uzitsinzwe uba uzitsinzwe, n'iyo uzitsinze uba uzitsinzwe, kuko uwo uba utsinze mu mutima we burya ntashobora guhinduka cyangwa ngo yemere ibyawe. Umuntu utsinzwe impaka iteka asigara atsimbaraye ku myemerere ye ndetse kurusha nuko byari bimeze mbere yazo. Impaka si uburyo bwiza bwo kwemeza abantu ibyo utekereza cyangwa imyumvire yawe. Kenshi zisiga abantu banganye cyangwa harimo kutumvikana. Niyo mpamvu ugomba kuzirinda uko ushoboye. Ntugomba gutuma uko utumvikana guhinduka intonganya cyangwa impaka zo guhangana zitagamije kubaka. Ihame rya 2 riragira riti ubaha ibitekerezo bya mugenzi wawe. Kora uko ushoboye wirinde ijambo sibyo. Iri somo ni ingenzi cyane. Kurikurikiza birasaba kwiga gukoresha diplomasi mu mibanire yacu n'abandi. Tekereza kuri ibi. Ibuka igihe wari kumwe n'abandi bantu muri kuganira ku kintu runaka, maze utanze igitekerezo cyawe, umuntu ahita akubwira ati ibyo uvuze sibyo, ibyo utekereje ntibibaho, ni amafuti. Ndatekereza ntashidikanya ko wumvise uwo muntu agusuzuguye kandi aguciye amazi, maze ugerageza uko ushoboye ngo urwane ku cyubahiro cyawe. Ibyo biba ku bantu bose. Galileo yaravuze ati ntushobora kwigisha umuntu ikintu, ahubwo ushobora kumufasha kukibonera muri we ubwe. Niyo mpamvu kubwira umuntu ko yibeshye cyangwa ibitekerezo bye atari byo ntibituma ahindura imyumvire ye ngo yumve ibyawe. Niba ushaka guhindura umuntu, kora ku buryo atamenya ibiri kuba. Aha ushobora kwigira nk'aho igitekerezo cyawe ari cyo gipfuye, ukamusaba inama mukabiganiraho, bityo akaza kwibonera ikiri ukuri. Ihame rya 3 riragira riti niba uri mu makosa byemere vuba kandi n'umutima mwiza.
iri somo rinyibukije kera nkiri mu mashuri yisumbuye cyangwa muri segonderi. Ushinzwe discipline iyo yamfatiraga mu makosa, aho kugira ngo nihagarareho nahitaga mubwira nihuse uburyo ibyo narindimo ari amakosa kandi bidakwiye, nkivuga ibibi byose bishoboka, mbese nkinenga. Icyakurikiragaho nuko yaburaga icyo ambwira kuko byose nabaga nabyibwiye, ibi hano nkaba mbicitse niyo cyangwa akabyoroshya. Burya aho kugira ngo undi muntu akunenge akubwira amakosa yawe, ni byiza ko wabyibwira ukinenga, ibi ntibikubabaza cyane. Kugira imbaraga zo kwemera amakosa yawe ni ingenzi kuko bifasha no mu kuyakosora. Ugomba kumenya ko kwemera amakosa yawe bigira ingaruka nziza kurusha kwihagararaho no gushaka gutanga ibisobanuro bidafatika. Ihame rya kane riragira riti tangira mu buryo bwa gicuti. Niba ushaka umuntu yumva ibyo utekereza, ntugomba gushyiraho iterabwoba cyangwa ingufu. Muribuka umugani twakuze twumva w'umuyaga n'izuba, aho byashaka kwambura umuntu imyambaro ngo bigaragaze urusha undi imbaraga. Umuyaga warahushye n'imbaraga nyinshi biranga bibi by'ubusa. Muribuka ko uko umuyaga warushagaho guhuha niko umuntu yarushagaho kugundira imyenda ye, birangira unaniwe kumwambura ibyo yari yambaye. Umuyaga umaze gutsindwa, izuba ryaraje ribanza kwaka gahoro gahoro mu buryo umuntu yishimiye, rigenda ryiyongera mpaka wa muntu akuyemo imyambaro ku bushake bwe. Ubu buryo nawe nibwo ugomba gukoresha igihe ushaka kwemeza umuntu ikintu, ntugomba gushyiraho iterabwoba. Ihame rya gatanu riragira riti koresha uko ushoboye mugenzi wawe avuge ngo yego ako kanya. Igihe cyose uganira n'umuntu, gerageza umwereke ko ibibahuza ari byo byinshi kandi by'ingenzi. Mwereke ko ikibaraje ishinga ari kimwe, ushyira imbere ibyo mwumvikanaho kurusha ibyo mutumvikanaho. Wituma umuntu avuga ngo oya, kuko kwisubiraho bishobora kugorana. Iyo umuntu yavuze oya, kenshi kwisubiraho abifata nk'ubugwari, kudahagarara ku ijambo n'ibindi. Iteka baza ibibazo bituma mugenzi wawe avuga yego. Wirinde oya uko ushoboye. Ihame rya gatandatu riragira riti kora uko ushoboye uwo muganira yumve yisanzuye kuvuga. Niba ushaka kwigarurira umuntu, ntugomba kuvuga cyane. Hari umwanya uwo muntu avuge kandi avuge yisanzuye. Wowe gerageza ahubwo ubaze ibibazo bituma arushaho kuvuga. Niba ibyo avuga utemeranya nabyo, wimuca mu ijambo. Tega amatwi kandi witonze, umenye impamvu atekereza uko atekereza. Ikindi ugomba kumenya ko abantu badakunda abantu babarenzeho. Ntugomba kugaragaza ko uri umuntu urenze mu mivugire yawe. Iri somo ni ingenzi cyane mu muryango ndetse no muri business. Ihame rya karindwi riragira riti reka undi muntu yumve ko igitekerezo ari iki. Ntugomba gukora ikosa ryo guturaho umuntu imyanzuro yawe, ahubwo kora ku buryo ubikora nk'umugisha inama, ubundi yifatira icyemezo. Umuntu yizera kandi akurikiza cyane igitekerezo yumva ko cyamuvuyemo. Ihame rya munani riravuga ngo gerageza uko ushoboye urebe ibintu mu mwanya w'undi muntu. Mu yandi magambo, gerageza kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, urebe ibintu mu mwanya we. Niba umuntu mutumva ibintu kimwe, ntugomba kumuciraho iteka. Gerageza wishyire mu cyimbo cye cyangwa uhagarare mu mwanya arimo. Urebe ikimutera kwitwara uko yitwara, urebe impamvu ituma atabyumva. Niyo mpamvu niyo waba ubibona ko uwo muntu ari mu makosa cyangwa ari mu mafuti, ntugomba kumuciraho iteka. Igihe cyose ugomba kwibaza ni kuki ashaka gukora gutya, ni iki kimutera gutekereza atya. Ihame rya 9 riragira riti akira n'umutima mwiza ibitekerezo n'ibyifuzo by'abandi. Ubu nibwo buryo bwo kwirinda intonganya ndetse n'impaka. Kwakira neza ibitekerezo by'abandi, wanasubiza ugasubiza nyituze wabanje gutekereza. Ihame rya 10 riragira riti ugomba kumenya icyo umuntu ashyize imbere kandi aha agaciro muri we. Abantu iteka baba bashishikazwe n'isura yabo, uko abantu bababona ndetse no kugaragara neza mu bandi. Kumenya ibyo umuntu adashaka ko abandi bamenya kuri we, nabyo bishobora kuba iturufu yagufasha mu kumwigarurira akakumva. Ihame rya 11 riragira riti garagaza igitekerezo cyawe nkaho kirenze gitangaje. Ubu ni uburyo za televiziyo, sinema cyangwa ibinyamakuru bikoresha kugira ngo byigarurire abantu babikurikire cyangwa babiteze imbere. Igitekerezo cyoroshye bakigaragaza nk'igitangaje, inkuru isanzwe bakayigaragaza nka byacitse, maze bakigarurira abantu. Ubu buryo nawe wabukoresha mu gihe ushaka kwigarurira abantu.
ihame rya 12 ari naryo rya nyuma riragira riti gerageza utange ihurizo. Niba ushaka ko abantu bakora icyo ushaka, gerageza uko ushoboye ubu babibemo gupiganwa. Abantu bose iteka baba bashaka kugaragaza ko bashoboye kandi ko hari icyo bageraho gikomeye. Igihe cyose ugomba kubaha amahirwe bakerekana ibyo bashoboye. Uyu munsi tubonye amahame ari muri pariti ya 3 cyangwa igice cya 3 cy'igitabo How to Win Friends and Influence People. Ni igitabo cyiza cyane cyagufasha mu mibanire yawe n'abantu. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share, naho ubutaha n'igice cya nyuma cy'iki gitabo. Mwakoze kubana na Soma Top Books. Imana ikomeze ibarinde. Murakaza neza kuri Soma Top Books. Tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame abari mu bitabo biri top bwabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi tugiye kubagezaho igice cya nyuma cy'igitabo How to Win Friends and Influence People, cyangwa ni gute nabona inshuti nkanahindura abantu. Komeza ugumane natwe kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share kuko ari inkunga ikomeye kuri Soma Top Books. Urakoze cyane. Igice cya 4 cy'iki gitabo ari nacyo cya nyuma gifite umutwe ugira uti ni gute wahindura umuntu utamukomerekeje cyangwa ngo umutere kugira inzika. Ni igice cyibanda ku mayeri cyangwa technique wakoresha mu gihe ushaka nk'urugero guhindura umuntu wakoze amakosa ukabikora utamukomerekeje kandi ukagera ku cyo wifuza. Amayeri ya mbere aragira ati tangira ushimira bikuvuye ku mutima. Niba umuntu afite amakosa cyangwa amafuti yakoze kandi ushaka ko ayahindura, si byiza kuza uhita uyamubwira. Shaka ibyiza akora neza ubundi ubihereho umushimira, nyuma umubwire ibitagenda bye. Aha abyakira yishimye kandi agahinduka. Amayeri ya 2, vuga ku makosa cyangwa ku bitagenda by'umuntu mu buryo butaziguye. Ubu ni uburyo ugomba gukoresha niba ushaka kujora cyangwa kunegura umuntu ntakwange. Wigira ubunegura by'ako kanya. Mu gitabo Dale Carnegie avuga ku rugero rw'abakozi barimo banywera itabi ahantu hatemewe kandi babizi. Umuyobozi wabo abagezeho n'umutima mwiza buri wese amuhirinde itabi. Arangije arababwira ati byaba byiza muri nywereye hanze. Bagiye bishimye kandi bamukunze kuruta uko yari kuza abatonganya ababwira amakosa yabo. Ihame rya 3 riragira riti mbere yuko ukosora amakosa y'abandi, banza uvuge ku makosa yawe. Ugomba kumenya ko kwemera amakosa yacu bishobora gufasha abandi kwemera amakosa yabo. Niba ushaka ko umuntu amenya neza amakosa yakoze, rimwe na rimwe ni byiza gutangira umubwira ayawe. Byaba byiza ukavuga nuko wayakosoye. Bituma uwo muntu yumva ko ataciye nk'amabere akemera amakosa ye. Ihame rya 4 rigira riti aho kuza utanga amabwiriza, tangira ubaza ibibazo. Ikiremwa muntu aho kiva kikagera ntigikunda umuntu utanga amabwiriza cyangwa amategeko. Ibi ugomba kubizirikana igihe cyose. Abantu bakunda amabwiriza bagize uruhare mu ifatwa ryayo. Aho kuza ubwira umuntu uti kora iki cyangwa jya hariya, ni byiza kuza uvuga ngo ese hari icyo bitwaye ukoze iki, ese byashoboka ko ujya hariya n'ibindi. Kubaza ikibazo ntibihindura ireme ry'amabwiriza, ahubwo bituma yubahirizwa n'umutima mwiza. Ihame rya 5 rigira riti ugomba kwirinda gusebya umuntu cyangwa gutuma isura ye itakara. Biragoye ko umuntu yakwibagirwa umuntu wamusebereje imbere y'abantu benshi agatuma icyubahiro cye gitakara. Kubwira umuntu amakosa ye mu buryo bumukomeretsa kandi bumutesha agaciro si byiza. Niba umuntu ari mu makosa, ugomba kumenya igihe gikwiye, uburyo bukwiye ndetse n'ahantu hakwiye ho kumubwira amakosa ye. Ntugomba gutuma umuntu yumva ataye agaciro kuko wazamara ubuzima bwawe bwose uri umwanzi we wa mbere. Ihame rya 6 riragira riti menya gushimira iterambere umuntu agezeho uko ryaba ringana kose kandi ubikore by'ukuri. Gushimira iteka biruta kujora. Niba umuntu hari icyo yakoze, menya gushimira kuko bimutera imbaraga n'umuhate wo gukomeza gukora cyane. Igihe ushimira umuntu ujye ubikora koko bikuvuye ku mutima. Igihe bigaragaye ko ari uburyarya, bitangira kugira ingaruka mbi, bikagira indi sura itari nziza kandi kuri wowe. Ihame rya 7 riragira riti umuntu mwita uko ushaka ko aba.
niba wifuza ko umuntu akora ibintu bitangaje, mwita umuntu utangaje. Niba ushaka ko umuntu aba umuhanga, tangira umwita umuhanga. Niba ushaka ko umuntu akora cyane, murememo icyizere kandi umufate nk'uwakora ibintu bikomeye. Igikurikiraho ni uko akora ibishoboka byose kugira ngo arinde iyo sura y'uko umufata. Akora ibishoboka byose kugira ngo atazagutenguha. Ihame rya 8 riragira riti: kora ku buryo amakosa agaragara nk'aho yoroshye kuyakosora. Nuramuka ubwiye abana bawe, abakozi bawe cyangwa abandi bantu ko ari abaswa, ibicucu cyangwa abatita ku bintu kubw'amakosa bakoze, icyo uzaba ukoze ni ukubaca intege no gutuma bitakariza icyizere. Ibyiza, kora ku buryo ubashimira mu byiza bakoze, ubabwira uburyo bafite impano n'ubushobozi, ubereke ko bari inyuma, ubashyigikire, ubundi amakosa bakoze ubereke ko bashobora kuyakosora babishatse. Bizatuma umusaruro wiyongera kandi ibyo bazakora byose bazabikora batijujuta. Ihame rya 9 ari naryo rya nyuma riragira riti: kora ku buryo abantu bishimira gukora ibyo ubasabye cyangwa ubabwiye. Hari ibintu ugomba kumenya kandi ukazirikana niba ushaka guhindura imyitwarire y'umuntu agakora ibyo umusabye. Icya mbere, ugomba kuba umunyakuri. Icya kabiri, ugomba kuba uzi neza icyo ushaka muri uwo muntu, icyo wifuza ko akora. Icya gatatu, ugomba kwishyira mu mwanya w'uwo muntu cyangwa mu cyimbo cye. Icya kane, tekereza ku nyungu uwo muntu ari bukure mu byo umusaba gukora. Noneho icya gatanu, urebe neza niba izo nyungu zihuye koko n'ibyo uwo muntu yifuza. Icya gatandatu, kora ku buryo uwo muntu abona neza inyungu ari bubone ku giti cye mu gihe umusabye gukora ibyo umushakamo. Uyu munsi tubonye amahame ari mu gice cya 4 cy'igitabo How to Win Friends and Influence People. Ni igitabo cyiza cyane kirimo amasomo cyangwa ubumenyi bwahindura ubuzima bwawe. Aya masomo yose twabonye mu bice 4 ni ingenzi cyane mu mibanire n'abantu. Ni amasomo yakugirira umumaro mu gihe uyakoresheje ubikuye ku mutima. Nongere mbisubiremo, ubikuye ku mutima. Naho ubundi byagaragara nk'uburyarya cyangwa ubutekamutwe na manipulation. Nizere ko mwungukiye byinshi muri iki gitabo. Kora subscribe, like na share ukomeze gushyigikira umuryango mugari wa Soma Top Books. Niba hari igitabo ufite wifuza ko twazasangiza abakunzi ba Soma Top Books, kitubwire muri commentaire. Murakoze, turabakunda cyane.